Imana babihemo benshi babaho nk'umugabo watinyutse gutera uno mwana inda. Nawe ndebera umwana w'imyaka 11, umwana wo muri Kongo. Twagerageje gusura ababyeyi be barabirenze, barumiwe. Se wavuze ko umuntu ubwe adatinyuka no kubaha n'uwo ari kubona n'uko angana. Abantu benshi byarabarenze kubona umwana w'imyaka 11 atwite. Ikintu cyasekeje abantu ndetse kikanababaza nuko uwo muteye inda yamwihakanye ngo ni n'ubwa mbere amubonye. Umwana yagumye atsemba avuga ko ari we. Ibyashizeho umugabo baze kurinda kuzana polisi, baramufashe. Umugabo bamujyanye mu rukiko, yarakomye aratsemba. Mu cyaha kimufashe yaje kubyemera, avuga ko azatanga amafaranga rero umwana. Ikintu cyabaye cyiza nuko umwana yabyaye, umwana ariho ntabwo yigeze apfa. Gusa n'umwana avukanye igare rito, kandi n'uwamubyara ari muto, umwana w'imyaka 11 acyari mutoya cyane. Abantu benshi byarabarenze babura icyo bakora, bavuga ati wa mugabo ni inyamaswa. Umugabo akomeza ababwira ati nawe ni inyamaswa cyane, ni inyamaswa, ibyana byanyu ibyo bitarezwe. Nuko twasuye umuturanyi wabo bitaga Bobole Kengo, tubwira ko icyo kigabo n'ubundi cyari gisanzwe yorana indaya kizikubita, barabashwana ngo nta nubwo abishyura. Komeza kubashishikariza gukora subscribe kuri channel yacu Jangwa TV, mugezweho amakuru agezweho. Hanyuma uwo mugabo baje kumufunga, bamukatiye imyaka 30. Amafaranga yose yari afite yahaye umwana, kuko ni ngaho yabazwe ko ari umugore kandi yaramuhohoteye. Iki cyari ikiganiro mwumva menya nibi, aho tuzenguruka isi yose tubabwiye amakuru agezweho. Kora subscribe kuri channel yacu, share, comment ndetse like, kugira ngo ikiganiro cyose dukoze cyangwa ikintu cyose dushyizeho uzajye uhita ukibona ako kanya. Murakoze cyane.